Wiringoma Colonel Wiringoma yaragarutse aho twaravuze ko yari yararwaye se bivugwa ko uyu munsi ahari yagarutse se yaba yaragarutse mu nshingano z'akazi nk'ibisanzwe byaba bimeze bite duhe ku makuru dusangize ngiye kubera ko yamborotse mba numva ntashaka no kuvuga kuri we yamborokeye ikize ni inshuti zacu ubwo twembe ariko ni umuntu ugira amatiku menshi sinzi impamvu si ubwa mbere amboroka n'ubwa kabiri kandi nzi ko ari ubigiramo uruhare umunsi umwe nzamuvuga kimwe nuko ashobora kuba atari we niwe ndabizi kuko yanyigambyeho umunsi umwe nzamuvuga bibwira yuko tutaba tubizi ngewe uramboroka kuri nimero imwe urumva nagushakisha iriya ngira amanimero menshi nkabonayo ubutumwa bwanjye urabubona uribwira ko nyubeye ukuntu umuntu aboroka undi genda ndabizi kandi wamborotse ntabwo nagushyiramo imiyaga kuki se waramborotse ntabwo naza kugusingiza waramborotse umboroka kubera iki birashoboka ibyo byose je ntacyo bimbwiye I don't care icyingenzi nuko nta muntu suzugura nta muntu ushobora kuvuga ibintu bitari byo nta blackmail ngira mu magambo yanjye ushobora gukritika umuntu ushobora gushima ibyo akora it is my right ntawe mbyaka hari n'uwakubwira ati no kumuboroka n'uburenganzira bwe si uburenganzira bwe ko telefoni ye ni icyama avugira urumva icyama ntigifite uburenganzira bwo kuboroka abantu ubuse ko Kinshasa baborotse bakabatangiye kuboroka abantu bavuga ko barusha Kinshasa kose aborora aho ngaho n'abakozi n'abaseriveri n'iki byose ibintu byose kandi ubona ko byari bishimishije twayiremera hariya bita mu migisha urumva so ubusitari buravuna yego Wiringoma nta hantu nubwo uribuka niba ari François Hollande niba ari Sarkozy uriya agasukuta akajya gutereta inkuma avuye muri Champs-Élysées bagahita bamubona kandi abandi baratereta Wiringoma ni nk'itara ribonekera M23 nizo nshingano ze akantu kose yakora nubwo yakwitsamura isi ba yamubonye nk'uriya aba ari exposed gufungwa yego anytime yafungwa anytime yazamuka mu ntera uziko yanazamutse mu ntera asa nk'ari wenyine ndivuga bamuzamura mu ntera ntabwo yazamutse igihiriri urumva so urumva muri make ibyiza byose birebe mu 23 birebe Wiringoma ibi byose baba banabahiga bana bayobozi aba star mu mitwe nyeshyamba ama leta barashyizeho birasa amafaranga yo kubahemukira zigikuba se byateza igikuba nyine n'utuntu nawe gutekereza witekereza ngo kurwara ngo asenga abantu umuntu arwaye ngo abantu bagira gute ngo utekereze ko nta mutima mwiza bagira cyangwa se bamwanga ariko ushobora gutuma abantu bahungabana aya masaha atatu ko tubuze umuntu wenda ku cyombo ko tubuze umuntu ku kindi kandi ari mu byago ari murwaye yagize gutamerewe nabi ariko wenda giye ntabikubwiye Sandrine mvuye ngo rero nutanyumva ntugire ngo ndi safe ibyo byose miscommunication ishobora nawe gutera ikibazo ntabwo narenga aho ngaho kandi yego kurwara yararwaye no kuba yabona pension ibyo ni ibintu bisanzwe kandi nta wenda kubihakanya ibyo ngibyo yego ubwo ndabizi muri commentaire baza wavuze impanuka wagize iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo turi mu rubanza rw'amagambo seka barakaye wowe biti imihanda ntabwo wayizahuze guseka ntabwo yizoguze guseka ibyo guseka biba byararangiye none se reka nkubaze iyo ndi mu bya Wiringoma n'ibyanjye ntarabisoza kuko bidusaba kubivuga agenda nta umusitari nkawe urumva bibaze nko kuvuga ngo umugabo yararwaye umugabo yarafunzwe ariko turabisabwa mu itangazamakuru no mu isesengura none se ubwo ugire ngo babishimishije reka Wiringoma ni umuntu si mucuti wanjye gutya ngo uvuge ngo turi inshuti tugize gute ariko ni umuntu nyine uri kuro ubundi utakwifurije ibyo ngibyo none mwene waba yamuntirangije yaramboroka azamborokora kandi uzumirwa ndabizi agira amatiku kubi none se basha ariko ntabwo umuntu aguteranya n'umuntu musanzwe manye neza ubwo nawe mushaka byose kuko naburiye balance ariko igihe ngewe utamborotse nkaba ntagusabye balance y'inkuru nkajya kuvuga ikintu kitari cyo icyo gihe mba n'umunyamakuru utari muzima utari mukuri none urabizi uri mu nshingano uraboroka umuntu namunaganize kandi ujye umukenera nawe akagukenera serious zinyeshyamba ntizadukange zaradukeneye pe uretse ubu zitangiye kubyimba urumva ariko baradukeneye igihe icyo ari cyo cyose bari mu buzima bugoye sibyo twaratuswe twagize gutwe twitwa amazina atariyo rega ikibazo kiri mu biyaga bigari ni ikibazo kimwe Sandrine ibintu babona kakari urabizi uzasome statistique bazabikwereka Uganda bapakiye gutya niho banyuza amazahabu kuri kontwari zaho Bujumburaho ni mu gikari cyabo ibihugu bizabana gute wumva ko ubanye n'umuntu wakoze genocide mu kindi gihugu ntumucyure ndetse agateza nasaga ituma abantu nk'aba bahunga bano bari mu 20 byo barwanira muri kimwe cyose ubumva bizagenda gute rero dukomeje kumera gutyo kugeza ubwo Buholandi Norvège n'ibindi bihugu byo muri Scandinavia bikora porogaramu iri impeccable muri justice iruti yawe ibintu byumvikana
ubundi imbaraga zo gushyiramo mu gucyura muri FDLR Kongo yitindikiyemo iki? Mbabarira umbwire. Abanyarwanda bamaze kuba miliyoni 14. DRC yabuze abanyarwanda bazima ibana na yatari abantu bo muri FDLR. Nuhekenya amenya zagushiramo mu kanwa ntacyo zarukoraho, na cyane ko ntacyo ruzagukoraho narwo. Urumva u Rwanda ruri muri aferi zarwo. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Nabonye umugabo witwa Wiringoma, Colonel Wiringoma yaragarutse aho twaravuze ko yari yararwaye. Se bivuga ko uyu munsi ahari yagarutse. Se yaba yaragarutse mu nshingano z'akazi nk'ibisanzwe, byaba bimeze bite? Duhe ku makuru dusangize. Giye kubera ko yamborotse mba numva ntashaka no kuvuga kuri we. Yamborokeye ikize ko nari kubona imubajije ntiwabaga he. None se bwapfuye iki? Afite umuntu mwene wabo uba muri France uhora umunteza. Uwo mwene wabo ni inshuti yawe se? Ni inshuti zacu ubwo twembe, ariko ni umuntu ugira amatiku menshi. Sinzi impamvu. Si ubwa mbere amboroka n'ubwa kabiri, kandi nzi ko ari ubigiramo uruhare. Umunsi mwe nzamuvuga kimwe nuko ashobora kuba atari we. Niwe ndabizi kuko yanyigambyeho. Umunsi mwe nzamuvuga izina, cyane sinangombwa, ntago mpanganye n'abantu jewe. Na Wiringoma ntabwo duhanganye. Wiringoma ashinzwe guduha amakuru, gihe nanjye mfite inshingano zo kuyamusaba. So iyo uburutse umuntu ugusaba amakuru warajya guyamuha mukiri muri Sarambwe, uburutse umuntu usumuburuka namunagane, hari icyo dupfa se? Oya, ntacyo tuba dupfa rwose. Gihe numva ntacyo tuba dupfa mu by'ukuri. Nta n'ikindi kintu wenda twanapfana kitarakaze. Ntekereza ko ntacyo nanone kundi ruhande. So iyo uburutse umuntu mukiri mu mashyamba mu myonga n'iki byose, wajya guvuta itambutsa naka agira gutya tugeza aha ngaha agira gute bakaburo. Does it make sense? Cyangwa bibwira yuko tutaba tubizi. Giye uramburuka kuri nimero imwe, urumva nagushakisha iriya ngira amanimero menshi, nkabonayo ubutumwa bwanjye urabubona, uribwira ko nyube ukuntu umuntu aboroka undi. Genda ndabizi, kandi wamborotse ntabwo nagushyiramo imiyaga. Kuki se waramborotse? Ntabwo naza kugusingiza waramborotse. Umboroka kubera iki? Sibyo? Ntabwo ugomba kumboroka, ntabwo bikunda. Uboroka umuntu kubera iki se? Wiringoma rero muvandimwe, wavuze bitashimishije umuntu se ntawe nkeneye gushimisha n'umuhanga. Nubwo yaba ari icyamake akorera avugira, bafite uko babyumva babimutegetse, nabyo birashoboka. Ibyo byose je ntacyo bimbwiye. I don't care. Ikingenzi uko nta muntu suzugura, nta muntu ushobora kuvuga ibintu bitari byo, nta blackmail ngira mu magambo yanjye. Ushobora gukritika umuntu, ushobora gushima ibyo akora, it is my right, ntawe mbyaka. Hari n'uwakubwira ati no kumuburuka n'uburenganzira bwe. Si uburenganzira bwe ko telefone ye ni icyama avugira. Urumva icyama ntigifite uburenganzira bwo kuburuka abantu. Ubu se ko Kinshasa yababorotse bakabatangiye kuburuka abantu, bavuga ko barusha iki Kinshasa? Niba mu yatuka abantu, Fiveke ngakirwa adukongeza ngo tezevu ngo tetwa ngo niki, umuntu w'umugabo nkuri akirwa atuka abantu, njika kayiko amuhamagara ngo akakwita imbisiri, abandi bakakwita imbisiri, batandukanye yabo abantu mu by'ukuri. Genda shaka difference y'izinyeshyamba mu mikorere n'abari muri guverinoma. Seriously, ntabwo ibyo ngibyo bikwiye. Wiringoma rero normalement ntacyo napfa nawe. Ntacyo numva ntanacyo. Urumva? Hanyuma rero nicyo abantu bavugaga, gufungwa kugira gute, kurwara buri kimwe cyose. Ngira ngo nta n'umwe utaravuze ati yarwara ubukira. Kuko ibintu byumvikana as human being. Nta muntu n'umwe utaravuze ati niba afunzwe Imana imworohereze. Nta muntu utafungwa mu buzima. Yego. Twese turi kuri imihanda Sandrine. Burya umugabo umwe agaseka imbohe. Ninde utafungwa se? Ninde utafungwa? Noneho mu gisirikare niba binoroshye rero. Discipline y'igisirikare ku rwego rwo hejuru.
gufungwa biri likely ko wowe wafunga isaha iyo yose na sana sana uriya muntu uvugwa kuriya w'umusitari uzwi na buri wese ndakubwiza ukuri jye sindi umusitari ariko imyaka ndimo kuba muri ino mihanda iteye ubwoba. Sandri warigeze no kubivuga tuganira igihe kimwe uragera ahantu ukagira ngo urahiye sibyo. Ejo ndasuhuje Inosa umuntu witwa Inosa ramwe ngo suhuza wa mu Bubiligi ubundi butumwa bwo ndabukubwira off record urumva ni umuntu dukunda cyane hano kuri no channel. Ejo twahuriye ahantu ko twanakoranye kera muri force ntabwo nari nkimwibuka twari tukiri batoya yego ariko aramvumbura ati sha ati hamaho ngaho noneho Innocent nawe nta kigenda ati baguha icyo ushaka cyose ariko ahita asengera n'akabari kose arishyura kose aborora aho ngaho n'abakozi n'abaseriveri n'iki byose ibintu byose kandi ubona ko byari bishimishije twayiremera hariya bita mu Migisha urumva. So ubusitari buravuna yego Wiringoma nta hantu nubwo uribuka niba ari François Hollande niba ari Sarkozy uriya gasukuta akajya gutereta inkuma avuye muri Champs-Élysées bagahita bamubona kandi abandi baratereta. Wiringoma ni nk'itara ribonekera M23 nizo nshingano ze akantu kose yakora nubwo yakwitsamura isi ba yamubonye nk'uriya aba ari exposed gufungwa yego anytime yafungwa anytime yazamuka mu ntera uziko yanazamutse mu ntera asa nk'ari wenyine ndivuga bamuzamura mu ntera ntabwo yazamutse igihiriri urumva. So urumva muri make ibyiza byose birebe mu M23 birebe Wiringoma ibi byose baba banabahiga bana bayobozi aba star mu twenye-shyamba amaleta barashyizeho barese amafaranga yo kubahemukira bahora mu kaga kenshi ariko bafite uko bipohoteje. So Wiringoma kuba yafungwa nabonye ejo bundi kuri ku mbuga nkoranyambaga asa n'urimo gusuhuza abantu ahantu kandi wareba umwimerere w'iyo video ukabona ko iri video yari current yari current. So ndatekereza ko rero yarafunguwe cyangwa se yarakize ariko umwe muntu nabajije uwundi kuko numva nanjye mbigira amatsiko yambwiye ko Wiringoma biriya byose avugwaho byamubayeho icyarimwe yararwaye yarafungwa ariko uwo muntu kuko n'umuntu w'imfura ntabwo akunda kubeshya burya ukumenya umuntu ukamenya ko atabeshya ariko ntabwo yagiye muri gereza ko arafungishijwe ijisho. In fact Wiringoma afite ukuntu ngo yaherekeje umudamu wiwe ahita arwaye bimutera gutinda urumva mu burwayi ariko icyo kintu bita gutinda utaje ngo urwarire aho ugomba kurwarira gishobora kuba cyaramugize ingaruka ko zitamushyira mu myobo cyangwa mu magereza. Birasanzwe kuvuga ngo wicaye hariya uri hariya turacyatekereza ku byawe ariko nta nubwo yagiye muri gereza kuko abantu babivuga no kubeshya. Ariko kurwara yararwaye malaria iriya mpanuka byo ishobora kuba itarabayeho ariko Wiringoma yararwaye aherekeje uriya mudamu we seriously yego ibyo rero ntarwara ubukira. Ese iyo arwaye ntiyasubiye habayemo rotari mu kazi habayemo akarotari buriya nese waba urwaye ukajya no kugira oya nyine aho bagakorera ushobora kurwazwa na bagenzi bawe kandi icyo nicyo kibazo nyine kizitamera gutyo ntabwo nawe yarahuye n'ibyo bibazo ese ushobora kurwarira mu rugendo birashoboka ni ibintu bisanzwe. Icyo se birenze nta birenze babiri uriya mugabo arazwi kandi arakomeye sharazwi pe aranakomeye ko niyo uganiriye n'inshuti ze n'abandi bose ibyo byose biterwa nuko aba ari umuntu wizewe ariko ntiwakwizera umuntu ngo ntiyarwara nanone si byose yego umuntu ararwara ariko umuntu wizewe cyane nawe ibimubayeho nyine nakubwiraga byibazwaho kenshi kuko urumva jewe ntakubonye uyu munsi sinkubona ejo kuki utatekereza se ko na leta ishobora kuba yaragize yaramunyuruje uriya n'umuntu ugomba kuba uzwi se buri segonda ari hehe none ibaze agize nk'ibyago akaba nk'amasaha 6 batarimo kumushyikira ntibyateza igikuba se byateza igikuba nyine n'utuntu nabo gutekerezaho witekereza ngo kurwara ngo asenga abantu umuntu arwaye ngo abantu bagira gute ngo utekereze ko nta mutima mwiza bagira cyangwa se bamwanga ariko ushobora gutuma abantu bahungabana aya masaha 6 ko tubuze umuntu wenda ku cyombo ko tubuze umuntu ku kindi kandi ari mu byago ari murwaye yagize gutamerewe nabi ariko wenda giye ntabikubwiye Sandrine mvuye ngo rero nutanyumva ntugire ngo ndi safe ibyo byose miscommunication ishobora nawe gutera ikibazo ntabwo narenga aho ngaho kandi yego kurwara yararwaye no kuba yabona pension ibyo ni ibintu bisanzwe kandi nta wenda kubihakanya ibyo ngibyo
yego ubwo ndabizi muri komantere baza wavuze impanuka wagize iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo turi mu rubanza rw'amagambo se ko barakayobowe biti imihanda ntabwo wayizahuze guseka ntabwo yahise guze guseka Ah, ubuse ibyo tuba guseka biba byararangiye none se reka nkubaze iyo ndi mu bya buri ngoma n'ibyanjye ntarabisoza kuko bidusabwa kubivuga njye nta n'umusitari nkawe urumva ibaze nko kuvuga ngo umugabo yararwaye umugabo yarafunzwe ariko turabisabwa mu itangazamakuru no mu isesengura yego none se ubwo ugire ngo babishimishije reka buri ngoma ni umuntu si mucuti wanjye gutya ngo uvuge ngo turi inshuti tugize gute ariko ni umuntu nyine uri kuro ubundi utakwifurije ibyo ngibyo none mwene wabo yamuntirangije yaramboroka azamborokora kandi uzumirwa ndabizi agira amatiku kubi none se masha ariko ntabwo umuntu yaguteranya n'umuntu musanzwe manye neza amatiku umuntu ubwo nawe bariya abantu baturusha amatiku iyi ni imihanda twirirwaho ubwo nawe yashobora kuba hari aho yarebye akavuga ati wa mugane ko uyu mugabo mbe mushyiriyemo akantu gato kuko ntabwo wablock umuntu mubanye neza n'ubusanzwe yanshyiramo akantu uriya yanshyiramo akantu ngo bigende gute arangenga jyewe katwiko njye mfite background y'igisirikare urumva nta muntu wanshyiraho ibintu byo yishakiye byose kuko ntabwo uri ngoma ntanze kuba umusirikare anshyiraho penisiyo agenda muri bataliya niwe genda umunyamakuru sibyo arabizi turaziranye icyo ntabwo twenda kukibeshya sibyo yashoboraga kuba yampamagara nkuko nanjye namusaba icyo kintu cyumvikanaho gutyo namukeneraga ko nawe yankenera iyo balance tuyishyiremo ntabwo ndi umuntu ukeneye umuvugizi w'umuntu nanjye utankeneye imyaka ibaye 10 n'ingahe nkora amakuru kuri zinyeshyamba sinari namuzi mbitangira urumva ntabwo ndi umwana iyi ni imyaka 15 wongera hafi 3 ikaba 18 nkurikirana zinyeshyamba kuva mu gihe cya SNDP please ugapfa kuvuga aramboroka na munagane suriye cyo ntabwo nyobora muri unity yiwe ntabwo ngikora iyo mirimo ndi umunyamakuru unyima amakuru unkura mu bantu amakuru gute cyangwa ushobora gukenera ngo baguhe amakuru none ukamwe muri friend lise mbivuge mwenyura se ntabwo ndi indyarya yamborokeye iki namugize gute muzabiganiraho nkana w'abagabo muzabyihorera mwitangazamakuru tuzi uburenganzira kuvuga ngo nakoze amakuru kuri Sandrine sibyo shakisha nimero ye ndayibura ubutumwa bugufi ntiyabusubije amakuru yanjye aba yuzuye yaramborotse kubera ko nabuze balance you see nabuze balance y'amakuru ubu ni ukuvuga ngo ndi safe kurusha uko yibwira ko yamboroka ndi safe yo kuvuga ibyo nshaka byose kuko nayiburiye balance ariko igihe gihe utamborotse nkaba ntagusabye balance y'inkuru nkajya kuvuga ikintu kitari cyo icyo gihe mba n'umunyamakuru utari muzima utari mukuri none urabizi uri mu nshingano uraboroka umuntu namunaganize kandi uzi ujye umukenera nawe akagukenera serious zinyeshyamba ntizadukange zaradukeneye pe uretse ubu zitangiye kubyimba urumva ariko baradukeneye igihe icyo ari cyo cyose bari mu buzima bugoye sibyo twaratuswe twagize gutwe twitwa amazina atariyo rega ikibazo kiri mu biyaga bigari ni ikibazo kimwe Sandrine ntabwo nge mbona umuntu w'Imasisi afite ikibazo ngo gisinge ifite sibyo ni umugunga w'Imasisi ndi umugunga w'i Kigali ndetse uraza kumbwira ko abo bantu baza kugira ikibazo nene kukijyamo gute sibyo yego uri umusita w'umunyamurenge nanjye wenda n'umusita w'umukigo uradutandukanya guteza Great Rex turabavandimwe ikibi Burundi kibahanga ikibahanga kibi Burundi gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo so nta n'umuntu wakubwira ngo muratwivangira mu bintu how come we twarera nkuri impunzi hano turigana turabana nk'umakiza cyangwa umakiza tuba muri groupe imwe twigana iyereka cyangwa n'ahandi hose muri kaminuza kuko ugeze Masisi n'umushaki uribwira ko tutari umuvandimwe gute twariganye twarabanye twarasangiye akabisi n'agahiye c'est un conflit communautaire iyi ntamba ntaho wayihungira none gute wamboroka rero na munagane ni atari twikomereze ntabwo bikunda none se mashari nabonye na mbere yuko FDLR risenwa ari aba FDLR bishyikirije UNESCO bamanika amaboko nkibaza ibi byo bishobora kuba navuga ni avantage ku ruhe ruhande ibi byarabaye UNESCO yarabikoze abamutobo twarababonye icyo nshaka nifuza ntekereza muri no episode y'intambara yaba ari muri crise hagati y'u Rwanda na Congo yaba ari muri crise hagati ya M23 na leta ya Congo urisi yego bazana ingredient nshyashya zitabaye nicyo kintu nkunda kuvuga no kajya ngo ngiye mvuga menshi donc aba FDLR baraje mutobo baraza kenshi hafi ya buri gihe icyo se ni ikintu gishyashya cyadutse UNESCO ifite politique ya DDR n'iki icyura abantu ibyo ngibyo igihe u Rwanda rwabanye neza na Kinshasa cyangwa bibanye nabi n'ubundi baranazaga n'ubundi ibintu bitarana ibirinduro ibyo ntabwo ari bishyashya ntabwo bigize amakuru
ikigize amakuru nuko FDL isenyuka completely ikavaho. Monisco nereke kuvuga ko numvise n'abayobozi bo mu Rwanda babisobanura ko ngo harimo numvise bari ndubungire numvise babivuga ko kirekane ko amategeko mpuzamahanga bigena ko hakiri ikintu kimeze nka volontariya ngabashaka gutaha ngabagize gute n'iki wenda ariko amategeko abigena kuko si ugucyura abantu badafite ibitekerezo kandi umuntu agomba gutaha mu bitekerezo bine byamujemo. Reka ibyo tubifate gutyo ariko what new ni iki gishyashya cyadutse kubera ko kujya kuri Monisco niki biri muri prerogative za Monisco zisanzwe yashije ikibonobono rero cyo ko umwengo yacyuye Omega it's okay umwengo wacyuye abandi ba officier bagize gute urabyumva ibyo ngibyo nawe wabitekereza umwengo wacyuye Kire Ngoma uyu bavugira ubu muri FDL ntabyumva umwengo wafunze abasi bakuze genocide babikekwaho you see kuko erega mujye mumenya n'aya makuru ibi bihugu bidukikije biri bironi sintekereza ko ari igihugu kize gitambamira kujya urukiko mpuzamahanga rwashyiriho guhana ibyaha bya genocide hano mu Rwanda. Sintekereza ko hari ubitareba bino bihugu haramutse hari umuntu suspect kuri genocide byemerera no kugufata bikakuburanisha nese ubuholandi ntibaburanisha ubudage ntibahoza mu nkiko Amerika niho bafunga bakaza Kongo se ni iki cyo kudafata FDL ngo bafunge baza niba Amerika ibikora sinjya mbyumva buriya uzi ko Uganda iri mu bantu bafite aba FDL benshi no Burundi na Tanzania ariko ibintu babona kakari urabizi uzasome statistique bazabikwereka Uganda irapakiye gutya niho banyuza amazahabu kuri kontwari zaho Bujumburaho ni mu gikari cyabo ibihugu bizabana gute wumva ko ubanye n'umuntu wakoze genocide mu kindi gihugu ntumucyure ndetse agateza nasaga ituma abantu nk'aba bahunga bano ba movement ibyo barwanira muri kimwe cyose ubumva bizagenda gute rero dukomeje kumera gutyo kugeza ubwo Buholandi Norvège n'ibindi bihugu byo muri Scandinavia bikora porogaramu iri impeccable muri justice iruti yawe ibirumva ibintu byumvikana ubundi imbaraga zo gushyiramo mu gucyure muri FDL Kongo yitindikiyemo iki mbabarira umbwire abanyarwanda bamaze kuba miliyoni 14 DRC yabuze abanyarwanda bazima ibana na yatara abantu bo muri FDL ntabwo yababuze pe ntukuri abanyarwanda bakunda Kongo ishobora no gukunda u Rwanda byo ntacyo bintwaye ntaga abantu bazima bo kuri pressing FDL umubano ugasugira ugasagamba muri Kongo muri Zaire habaga icyo bitaga festival Amani I think harimo iryo jambo ngo Amani sinzi ikirenza Amani ababanga ba Mani Marite bajyaga bajyayo mu izo festival hari festival cyo kwa itakibaho nkiri mutoya ntakibona ariko ibihugu bihurira kuri byinshi ndetse ndanibuka ko ubwo u Rwanda na Kongo byabyutswa ku mubano mu minsi ishize ku butegetsi bwa Tshisekedi hari forum y'abanyarwanda n'abakongomani yari yashyizweho kugira ngo ibungabunge umubano w'ibihugu byombi igende mbega inasigasira uwo mubano yari mu rubyiruko rwinshi cyane yewe na Tanzania bagigira abantu b'abanyamuryango b'abatanzania iba yitwa TANAP uri betwa kugisi nibuka neza donc ibintu nk'ibyo nibyo abantu bakeneye nivuga ngo FDL ngo Kongo ntiyabuze abantu bazima ntabwo mbise abarwayi bose yego hari abagore babo hari abana babo hari abagabo nabo badafite wenda uruhare mu bintu cyangwa biriya ariko abanyamuryango ba FDL bafite ideologie ya genocide nibatahe bakabuta icyuhagiro babaha ibyangombwa bajye mu myuga bateze imbere igihugu noneho iyo umaze kugera mu gihugu ugafata ibyangombwa wanasubira muri Kongo gukora ubucuruzi bwawe birabujijwe se uri umuntu waga muri FDL ugataha ukanyura mutobo bakakubwira ibyo bakubwira bakubwira ibikoresho bakajya gute imbaho y'amazi baguhaye ugasaba ibyangombwa muri district yawe cya CPGR ntiwasubira mushaki kugira gukora akazi kawe muri weekend ukajya utaha mu gihugu cyawe ariko dusa nk'abahimana agahwa kari ku wundi ntigahandurika inkoni kubise mu cyeba hano mu karere barayisegura aho kwirenza urugo kandi ibiri amahire nuko hari filozofi zivuga ngo ubutegetsi bumaze imyaka 30 burasaza ariko u Rwanda rwabanye bamba ku myaka 31 u Rwanda uko rumeze rufite imbaraga ku rwego rw'ejo rushobora gutekereza muri systeme yagura imitegekere burya rero abafudera bategaga iminsi igihugu mu kigere tukisubize turabizi muzakimara imyaka 15 n'iki gacaca yazabatize bazayivamo bate buriya imanza zimeze kuriya ikabira rangiye iterambere ryaza covid yaza buri kimwe cyose cyaza bari bazabyikuramo bate ubu muntu utakiraga pirasi reka kubwire Sandrine tutazana no kujya no amagambo menshi ngaracumuza uru Rwanda dufite uyu munsi aka kantu gacaho mu nushaka uzaga katujya ugashyira mu ntuzi uru Rwanda dufite uyu munsi ruzasugira ruzasagamba imyaka ibihumbi n'ibihumbi nta muntu uzongera kuruhungabanya nta numwe ntibishoboka
rwose umuntu ashaka anywa ikirahuri cy'amazi nk'iki ngiki abyumve, urumva? Utabyumva gira ukundi kuntu abigenza. Ntabwo u Rwanda ruzasubira inyuma, ntawe uzongera kurutoba ngure FDLR, yaba igihugu icyo ari cyo cyose, yaba ari umuntu individu, yaba ari itsinda ry'abantu, ntawe uzongera gutoba u Rwanda. Ntabwo bikunda. Twabashije kubaka iki gihugu turi batoya, abandi bato barakomeza, twe turashaje. Waza se wagikura he? Ibaze kutumva ibintu nk'ibyo ngibyo ubibwiye imyaka 31 ugifunza umutongo Bikira Mariya azanyura, ngo Yezu ngo Nazareti ngazanyura. Bari bagira ubutumwa bagenda bumva go mu madini, bagira ngo buri mukoloneli umujenerali muri FDLR afite umuntu w'umunyamasengesho, agakecuru kamugenda inyuma kamuragurira igihe bazatahira. Bagabye n'igitero Musanze ngo baje gufata igihugu, ngo niko ngo bahanuriwe. So ibintu nk'ibyo ngibyo bizabageza kuki? nta na kimwe. Omega ngo ntushobora gutaha abana b'igihugu kirabarira amashuri, umuryango wawe kuba ufite imeze neza, urumva? Nyamara batanga ubuhamya, tuvugisha ukuri. Ikintu kirenze ibyo ngibyo ni iki? Ubuyobozi dufite mu Rwanda, sibyo? Uko u Rwanda rumeze uyu munsi, ruzakomeza kwisumbura, kwikuba n'inshuro nazinga. Nuhekenya amenyo azagushiramo mu kanwa, ntacyo uzarukoraho, na cyane ko ntacyo ruzagukoraho narwo, urumva? U Rwanda ruri muri aferi zarwo kandi ushoboye gucomekaho kuri iyo purize nawe watera imbere. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.